ufite ijambo rikomeye ngera yambara hari ikibazo bitera abasore ntibabivuga biterwa naho n'ifoto mfite hano rwose ikintu cyose giterwa naho ibibero by'umukobwa njyewe wenda nta kibazo nagira kubera iki so rero icyo ashaka kuvuga kano kanya uri no kubyumva nimba uzi neza ko bikubaho please let the women breathe weho ni wowe ukwiye guhinduka ariko ijambo uri kuvuga ni mu cyongereza abantu benshi cyane mu cyongereza abagore bahumeke imani zatuma muhumeka kabisa nta kibazo ni mureke abagore bahumeke izabatikura niho muzamenya ko igomba guhumeka nawe uzagutikura mureke mutuma mwambaye amabikini imbere y'abantu mureke rero turebe tuvuge tuti abagabo dufite ibibazo abasore ubwo murumva ko abagore bagomba kwambariye amakarita imbere nibatureke duhumeke kuko ubu ngubu ngera aha ngaha bicaye bari gutuma nadahumeka mwumve ikibazo ibintu biteye n'ubwoba kubera ko sinzi impamvu turi kubijyamo cyane ariko ni ibintu byoroshye kubera ko ni wowe mwavuze umugabo utambara neza ku gitsina utambara neza ni ngombwa ikibazo kataragenda murambabarira kubera icyo abantu bakunda ibintu bavuga ngo ni bibi byo hanze ariko bakabikora bihishe bagakunda bya bindi noneho birenze bya bindi bareba hanze umva nge rwose nanarakaye pe kubera ko ibintu byose bari kuvuga byose ni ku bagore ariko bari kwidefanda kandi bagira babiri hano ariko ngewe ikintu nkwiye kubabwira ni kimwe rwose imibiri yanyu nimba ibananiye nk'uko pasiteri yabivuze muyijugunye ijisho urikure muri te rero reka tongere tubasuhuze tubashimire abakunzi bacu kandi tubashimire kubw'urubyiruko rukomeje kwitabira twabwiye abakunzi bacu turibuka wisanzure ko uyu mwaka uzaba umwaka mwiza kandi umwaka uzareba impande zose cyangwa se ingeri zose z'abantu uyu munsi rero turi kumwe n'urubyiruko n'ubundi urubyiruko rutari ubwa mbere rugaragaye hano kuri bohoka wisanzure TV ahubwo rukunze gutanga ibitekerezo kandi rukavuga uko ibintu babibona mu bwisanzure no gukebura abandi hari n'urundi rubyiruko rutinya kamera ariko reka duhere kuri John suhuza rero abadukurikiye izina ryawe rimaze kuba rurangiranwa hano kuri bohoka wisanzure murakoze cyane nk'ibisanzwe banyita Jean Shile ariko kuri social media bakabaza nka John Joe ndabashuje cyane Florence uyu munsi ndabona utafite umunezero ku mutima sinzi ariko reka tuguhe akanya usuhuza abakunzi bacu amazina yanjye banyita Uwimana Florence nk'uko mubizi murakoze nanjye nitwa Patrice Munezero ku mazina y'ubuhanzi nitwa Patrice nishimiye kongera kubana nawe ubwo rero Patrice wowe no muvugabutumwa ngira ngo umusore w'umuvugabutumwa nabyo ujya ubyongeraho cyane usanzwe uvuga ubutumwa mu ngeri nyinshi igisigaye ni ukuzazana cya kimasa nka rya tako Dawidi yashyiriye Sawuli kavuga ati amaze kurirya ati mumpe rya hembe ryanjye mumeneho amavuta ati imboga nk'iyi ntawayiriye nkabure gusiga amavuta umukozi w'Imana ubwo rero nicyo gisigaye kuzazana iryo tako ry'inga hasigaye ihembe ryo rihora ryuzuye amavuta tukayakumishagiraho Florence rero reka tuguhereze Uwimana Florence nawe umaze kumenyera hano kamera yacu reka tukwakire aba basore urababwira iki rero sinzi icyo nababwira byaterwa n'ibyo turaganiraho uyu munsi ko ndi kubona Patrice afite akanyamuneza nk'ushaka kuri bugire icyo atahana uno munsi Patrice hari ijambo uri evangeliste ari kumenya ashaka kuzaza kutubwira ko yashinze
iki kibazo tena kandi ni ikibazo nta n'ikibazo ahubwo ni ntabwo ati ntabwo ati ntabwo ufite gahunda ubu nyamara ndi kubona Florence ariko kureba nk'uvuga ijambo ryiza bikagenda mu murongo. Ugiye gukoma mu mashyi Ntumva. gahunda ni ugukorera Imana no kuyiga Ariko na Florence mujya mufatanyirije hamwe gukorera Imana byarushaho kuba ibyo byiza. ntabwo mbizi neza ibyo ndenda kumenya Uracyabisengera. ibyabisengera kandi kuza no kuzabimubaza Wabigeze kure none. Bimeze neza. John, Florence ntacyo uramubwira cyangwa baragutanga. yewe rwose ubu ngubu ni umwaka wo kwiyubaka bijyanye na economically cyane ugakora Ariko Bisigaye burya ngo nta bikaza giti nyuma. kimwe cyubaka inzu. ariko nyine nabyo ntabwo ari byiza kwihutira kujya mu kintu mu gihe ubona ko Bibiri Utiteguye. ikivuga ngo babiri baruta umwe. yego gusa nyine Ngo niyo umwe aguye ngo niyo baryamye ngo umwe asusurutse. ibyo byo nibyo ariko nyine hari igihe kigera nyine ukavuga ngo ikintu kirakwiriye hakaba n'igihe kigera ukabona ko Uracyabitekereza. ni ibintu Reka nyine rero abakunzi bacu babohoka wisanzure ubwo Florence turacyamufite hano nk'umukandida. Waduhereza komantere nyamara wasanga pasiteri undi hari ikanzu nayikubisemo mugiye kureba ku ruhande. Aha ngaha rero turi kuganira ku umwaka ariko wagenze gute Florence? umwaka wagiye Ku rwose baseribateri umenya umwaka bigorana kuwusoza. Wabonye abashyitsi? njyewe Mm. sinabeshya ntabwo nabonye Nta abashyitsi n'uwagutumiye? benshi Ni byiza ngo Yeah. bagutumiye. Patrice, umwaka mwarawusengeye? umwaka twawutangiye amahoro kandi niwo mwaka pe indi myaka kwari ukugerageza ariko uyu mwaka ni uwo gukora ibintu birenze ibindi byose Cyane ko indi myaka yari ishize hajemo n'icyorezo ibintu bitari bimeze neza. John, hari akaririmbo witegura kuzahanga uyu mwaka? karahari kabisa Rero hano kuri Bohoka ubusanzwe ni abatumire kugira ngo tuganire turebere hamwe ibivugwa ku rubyiruko kuko muri urubyiruko ndabazana mu rugero rwanyu rw'urubyiruko ibivugwa ku rubyiruko bivuga ko usanga urubyiruko mu by'ukuri rudafite pozisiyo. Urubyiruko bavuga ko hano mu Burayi cyane cyane ngo abanyamahanga ngo ntibagira pozisiyo haba mu mashuri haba mu kazi haba mu rukundo haba mu kwizera ngo ibintu byose usanga badafite pozisiyo ngo abanyamahanga ngo usanga ngo bivanga mu muco wa hano umuco ukavangana n'uw'iwabo hasigaye ngo ibyo birahagije ngo bahite bava ku murongo. Nawe niko ubibona Patrice? bisa nk'aho ari byo bisa nk'aho ari byo ariko ndagira wenda ku bantu nyine k'umuntu wakiriye ibi bintu akabyakira biva no ku umuntu yakiriye warakiriye mu by'ukuri hano wabasha kubana n'Imana kuko nta kitunanira Imana naho ubundi iyo ugerageje gukora ibintu byawe ku giti cyawe cyangwa se gukora uburyo ubishoboye ubishaka hari igihe binaniranye hari igihe utabishoboye ariko muri make ntabwo ni umuntu wese ukunda Imana ukorera Imana ajya abasha kunyura mu bibazo mu bintu nyine mbona ko bigoye abandi bose ariko wowe ukabishobora nicyo navuga kuri ibyo ngibyo ariko ntibyoroshe pe igihe umuntu ageze aha ngaha bigahinduka byose Florence, wowe ubibona ute iyi mico yacu y'abanyafurika nk'urubyiruko iyo tuyivanze n'imico y'abazungu cyangwa se y'abanyaburayi biratworohera kugira ngo tugire uruhande duhagararamo rushikamye haba mu bakobwa cyangwa mu basore? biri difficult biragoye. Ikigorana cya mbere ni icyo ujya ubona ikintu cya mbere kigora abantu kucyakira ni ngiki gituma abantu bibagora kugira ngo bamenye icyo bashaka?
icya mbere mvuze muri rusange twese haba urubyiruko n'abakuru abantu bose hano mu bose Burayi iyo abantu bahageze ikintu ubona kibangama kurusha ibindi ni igiki? cyane cyane mvuze ku ruhande rujyanye n'ababyeyi mu rugero abana iyo bageze hano baba bumva ko bafite imbaraga noneho kurusha ababyeyi babo ubwo rero ababyeyi ntabwo babyihanganira ariko ni imbaraga cyangwa ahubwo bumva aba ari uburenganzira bageze ahantu hari uburenganzira nibyo munyihanganira ikinyarwanda cyanjye kuko iyo uvuze imbaraga kuko wenda ni uburenganzira bumva mbega bibohoye ingoyi y'igitugu ni igitugu bari bariho muri Afurika ati mama si yankubita papa si yankubita n'abana nabo rero bagatangira kugora ababyeyi babo akaba ariho banararuka nyine ababyeyi bababuza ati reka gukora ibi ariko ntibabyumva bakagira ati nibyo byiza kandi aribyo bibi kubera ko baba bavuga ngo dufite uburenganzira. Muri makeya wowe uravuga ati ikintu bita imyumvire iragorana ku muntu wese ugeze muri ibi bihugu by'i Burayi kandi koko ahantu hose umuntu iyo ahageze biragora. Njye nibuka hari umuzungu wigeze kujya ahantu muri Afurika batazi ko batagira ibiyiko. Ikintu cyamugoye cya mbere ni ukurisha intoki umuceri ushyushye. We yatangiye yagize ngo aracyareba bamenyereye kurisha intoki amasahani batangiye kujya kuyoza naho we aracyafata isahani ari gutora intete imwe yakozamo intoki zigashya yakoramo intoki agiye kubona abona abandi bararangije baramubaza ati ese wa muzungu we ibi biryo kutabiriye ngo none ngo ndabirisha iki nta ntacyo ufite. Ubwo rero burya umuco uragora kuwakira cyane cyane mwese John abasore mubona ikintu kikunze kubarogoya cyangwa se gutuma badahagarara muri pozisiyo nziza ari iki? Njye sinavuga ati ntabwo barimo bari muri pozisiyo nziza, biterwa iyo pozisiyo yo bavuga uko imeze. Wenda se nimba ari ya pozisiyo bavuga ati abantu bakomere ku kwizera. Ubundi iyo tuvuga ko roho nziza itura mu mubiri muzima, umuntu abone ko koko afitanye ubusabane n'Imana kandi afitanye n'ubusabane n'urubyiruko bagenzi be bajye bamureba bati uyu muntu yubaha Imana kandi araniyubaha. Ati yavuze ikintu ati imvugo niyo ngiro. Ati yavuze ikintu yenda bari icyo ubwo yibeshye ati ubwo abari satani yamugendereye ariko ubundi iyo yavuze ikintu tugomba kumwizerera kiretse habayemo kwibeshya gusa. Ubwo tuvuga mbega guhagarara bwuma tuti kuko urabona umuntu w'urubyiruko ubundi urubyiruko n'abantu nicyo gihugu cy'ejo ni umuntu udahindagurika uvuga ati twe mbuze ibi mfite n'imbaraga zo kubikora n'ibimpano ubwo nzaba njyewe nakoze uko nshoboye. Ubona binabananiza icy'urubyiruko kugira ngo bahagarare bwuma mu bitekerezo. Njyewe murabizi yavuga ati ugiye uryasaza imirambo muri kandi byagora kugira ngo uko umuntu yitwara yarebaga muri Afurika aba ariko yitwara ageramo, kubera ko akenshi hari abana benshi banga gukora ibintu muri Afurika kubera ko igicuri cy'ababyeyi. Ariko rero ahangaha iyo ntacyo bafite nyine ni ngo baba bari free kugira ngo icyo bakora, ariko burya wa muntu uzi ubwenge aba azi icyo agomba gukora n'icyo agomba kureka. Ariko n'ubundi wenda no muri Afurika naho biri kugenda bicika igitsure. Hari aho twasanze iyo tugenda tureba no muri Afurika burya uko ibintu bimeze, burya umuco ugenda ukura, nabo bari kugenda babanza bakareba ko bagafasha umwana ahubwo gutera imbere aho kumufasha cyane igitsure, kuko igitsure nacyo ni ngombwa. Burya igitsure nacyo ni ngombwa, ngira ngo uzabibonera mu kazi, uzabibonera ahantu hose. Umuntu yanga kugirirwa igitsure mu rugo ariko ku kazi ho igitsure kikamubaho. Ku ishuri mwarimu yanga kukugiraho igitsure ariko yari ku manota nta mbabazi zibamo. Ubwo rero ahantu hose burya haba igitsure, banga kugiraho igitsure ku masomo ariko byagera ku manota nubwo warera ukikaraga mwarimu aravuga ati ukwiye ibi. None reka tuze turebe rero ahangaha kuko turi kuganira kugira ngo turebe mbese mu Burayi twahiyakiriye ute,
mwese muri urubyiruko murakuze mubona imibanire y'abakobwa n'abasore hano mu Burayi ni ibintu bihimbaza Imana Florence ubona uko abasore babatereta ari ibintu biri normal ari ibintu biri nomo ko babaganiriza babereka ejo heza cyangwa aho bashaka kuberekeza muba mubona bifite injyana biterwa n'umukobwa uburyo abyumvishemo ibyo umusore ari kumubwira turi kuvuga en general iyo two turi mu rubyiruko ubona bahagaze neza bavuga bati 80% ka memu umuntu uza kukuganiriza aba afite umurongo mwiza nta murongo mwiza bafite ubona ikigendererwa bagenderera ari iki ubundi muri Afurika tuzi ko umusore yagiye gutereta umukobwa wuriya ngo azamujyane mu rugo hano bo baba bagamije iki hano bakugushuka bakagukinisha bakurangiza bakigendera evangeliste nawe niko ubibona ntabwo mbibona pe hari abahungu bazima mu bitekerezo hari n'abahungu batari beza ariko nicyo kimwe impande zombi n'abakobwa babereye kugusha abahungu abo nabo Imana bababarire bose bababarire ni ukubera intege nkeya z'abahungu ubundi byamenyekanye ko Sekibi yari yasutse umudamu umuhungu agira ashukwa aba yagize intege nke biba byagenze biti abakobwa cyane kandi nabo umukobwa ugiye kuvuga ko umuhungu yamutaye cyangwa se yamufashe uko nabi umukobwa agomba kwisuzuma nawe umukobwa utisuzumye ngo amenye nawe yuko abasha kwambara ukuntu gatuma umuhungu akururwa mu buryo bwo kumurarikira gusa ntari ikindi kinambonyemo ariko tukiri aho reka nze kuri John ubundi umukobwa agomba kwambara nyine ikintu gituma bamureba kugira ngo abone umukunda none agomba gushaka akantu gatuma bamureba ko abakobwa bari benshi rero atashakishije ukuntu akora akantu gakurura umuntu John abantu bakunda kuvuga ngo abakobwa ngo bafite ukuntu bambara ariko batambaye kuriya burya ntabwo mwabareba abakeneye kwambara utuntu dutuma akajisho kawe nyine umureba ukavuga ati ariko imbere ya muntu urata menya nagira icyo mubwira burya ntabwo tubabujije kwambara ariko no mu myambarire nayo biyubaye no mu myambarire kubera kuko Bibiliya tubwira ngo umukobwa w'i Siyoni ngo tereka amaso yawe ngo wambare imikufa myiza ngo imisatsi yawe ngo uyigire na birivuga ko umugore nyine agomba kwambara akantu gatuma abantu urusore bamureba bakavuga bati Bibiliya iravuga iyo ugeze hano ni indirimbo ya Salomo ahavuga ati ambarane imikufu wambara inigi imisatsi yawe imere nk'ubwoya bw'indogobe ukubite ingohe uzisigirize ngahasigaye niba ngo wisige n'amavuta sinzi uko bayitaga umubavu wisige n'umubavu hasigaye urumva uyu munsi ho hari ibindi ntamenya uko babyita basigaye bisiga ariko gucyo kera nyine nibyo byari biri kugira ngo nyine umugabo ngo namureba ngo anezezwe n'umutima we bishatse kuvuga ngo no mu myambarire harimo kantu nyine umukobwa agomba gukora gashobora gutuma abasore bamukura kuko niba ari benshi tuzajya kureba umuntu wambaye rumbiya kandi hari uri hariya uri ku rurabyo ruri mata ariko urarinda kujya kuri wambaye nabi ntabwo mbona mbanza mbabaza mufite abakobwa nyirabwo ni ukubera iki iyo nk'umukobwa agiye kuva mu rugo iwawe yambaye imyenda runaka umubwira ngo se wambaye gute kandi atambaye gusa ni ukubera iki se ntabwo aba yambaye cyangwa nuko ashobora kuba yambaye ariko njye namureba nk'umubyeyi namureba njyewe nk'umubyeyi ko njyewe nk'umubyeyi ntabwo ndi umusore
ndi umuntu ukeneye kuvuga tuti umwana aragiye se yambaye yambaye akwiriye ariko none ntabwo nambwira ngo genda wambare ingutiya iva mu ijosi ikora hasi ikubura mu muhanda. Nambwira ati wambare nawe ku buryo utaba ikigeragezo wenda mu bandi, ariko none ntiwambare nawe ku buryo abantu barajya bari bati iki kintu ntabwo kizi aho bagurira imyenda y'abasirimu. Nawe ati wambare neza, ko ntabwo namubwira kwambara neza ubwo we yumva ibyo ari byo. Ko none sinabwira ati kugira ngo ugaragaze ubukirisitu wambare ikintu kimeze nk'ingutiya cyangwa ikintu kimeze nk'igunira. Igunira murayizi, imwe bashyiramo ibigori. Wambare ikintu kimeze nk'umufuka ukimanurire mu ijosi gutya kigende gikurura hasi. Ndavuga ati wambare neza ku buryo utaba ikigeragezo mu bandi, ariko none ntugaho yambare yikwiza. Kw'icyo ngicyo natwe abahungu ntaho tujya tubwira umukobwa ngo ngambara ngo ibi ngibi, ahubwo turavuga ati ambara wikwize. ariko kuki ubundi mureba imyambaro? ubwambere bw'umukobwa ariko umaze kubisobanura neza ko n'uburi biba birimo kugira ngo abantu bamurebe. Mwamara bisobanuye neza, ariko ntabwo ndi kumva neza impamvu wenda umuhungu yavuga ati se uriya mukobwa uko yambaye wenda asize byamunejeje, wenda kuri choice ye nk'umuhungu aba afite amahitamo akavuga ati uyu mukobwa uko yambaye kabisa ni umuntu wiyubashye, ntabwo yambaye nabi bya bindi, nta nubwo yambaye nyine ukabona yambaye biri smart yiyubashye nyine. Nkawe wumva umukobwa yakambara ute kugira ngo ubone ko yiyubashye? Reka turebe Florence, ntabwo yambaye neza. Hano dufite umukobwa yambaye arikwije, yambaye neza. Erega kwa kwambara nabi ko navuze ni kwa kwambara nabi ko umwana wanyu ashobora kuba yava mu rugo ukamubwira ati ibintu wambaye ntabwo ari byo, bishobora gucumuza hariya. Ariko biterwa n'aho n'abagiye, kuko ngubu ambwiye ati dore hepfo hano kuri pisine ngiye koga, ntabwo namubwira ngo ugende wambaye ijipo n'umupira kandi agiye koga. Ubwo arambara imyenda yo koga nyine agende yoga agaruke mu nzu. Ariko natwe nyine iyo tubyaye uvuze iyo mpamvu ntabwo tuba reka tuze ku mukobwa tumubaze iyo myenda bavuga mwambara igakurura amahane ibimeze gute Florence? Byari cyagusetse iyo myenda nta niyo nzi. Yego Kubera ko gute ubusa ko kari nyine kuvuga mwanditse abantu dukore n'ikazo gake. Nge hari ikibazo mfite aba basore babiri. Ujya kureba ukuntu baba bambaye, ujya kubitegereza, njye nta nubwo mbona naho ikibazo kiri buriya bitewe ku mwambaro w'umuntu pe. Ntabwo ndi kukibona kubera ko nk'ubu ngubu nshobora kujya kuri swimming pool nkagera niyambariye bikini, nakubitana n'umuhungu turi aho akavuga ngo aho nirwa nambaye ubusa, nagiye koga ntabwo ndoga n'ijipo n'ipantaro n'ishati, ntabwo ndoga n'ikoti. Biterwa n'ahantu umuntu aba agiye n'ikintu agiye gukora n'uko hameze n'abantu baraba bahari uko bameze. wowe wumva umukobwa yakambara imyenda imeze uretse kwikwiza? Tubwire tuti abakwiye kwambara wenda ijipo ifite santimetero zingana zitya, abakwiye kwambara ikabutura igera aha, abakwiye kwambara umupira. Tubwire sayizi kugira ngo tuvuge tuti wa mugani uru rwakabaye urugero. Noneho ibyo ngibyo ntabwo bigoye. Impamvu bitagoye ni ukubera ko umukobwa uzi ko yavanyemo imyenda, uzi ko kwerekana amaguru ye cyangwa se kwerekana umubiri we mu buryo umuhungu, ariko ibi ntabwo bigoye, si impamvu bigomba no kubibwira. Ahubwo ikintu nibaza, hari ikintu umukobwa aba afite mutazi ko afite. Apana, umukobwa afite umubiri we. Hari aho afite mukeka mutaba muzi ko ahafite, wenda mwabata ahantu rero ashaka kuherekana kandi tuzi neza kandi ntahagira, ati kuri buherekane biri mu bikibazo. Ikintu cy'ikibazo cyari ku bakobwa kutikwiza kwabo, berekana ibice by'umubiri batakerekanye.
berekana ariko njyewe ikibazo nibaza ntibizwi kuba bizwi ntabwo bituma ibyo bikurire ry'umuhungu. none se Amaso y'umuhungu ikibazo ajya areba ku mukobwa, agera umukobwa wambaye ubusa, umubiri w'umukobwa. ariko Bibiliya iratubwira ngo ijisho ryawe nubona rigiye kugucumuza rikuremo urijugunye Ntabwo Imana yavuze ngo uzajye mu ijuru oya aho ntabwo bakubwira ngo tuvuzwe n'amaso. abakobwa bagenda bambaye ubusa. Imana irabategeka ati niba mu by'ukuri ari umubiri wawe ugucumuza, gucumuza Patrice ntuburetse nibwo urwaye gucumuza ugukara. Patrice uretse Dawidi yari arimo agenda hejuru y'inzu, umugore arimo yiyogera yiyambariye ubusa ku manywa nyarwanda. Dawidi aramureba aramwifuza. Ese wakoze ikosa ni umugore wa Uriya? ntabwo umugore ikoze ikosa adakoze ikosa. Umukobwa aho akorera ikosa n'ahandi asohoka agatekereza ko ubwiza bwe buzava mu kwambara ubusa kwe, cyangwa se ubwiza bwe busangwa kwambara ubusa kwe. Ariko namwe iyo murebye musanga aho mushaka kureba ariho heza. Oya si n'ibyo, umukobwa azatwereka niho tuzareba, ariko niho mushakira ubwiza. Icyo nubatse umukobwa banza abaza ikibazo ndangize mwaciye mu jambo kandi ndabona nanjye igitekerezo cyanjye, ariko nta kibazo. Umukobwa aheretse umuhungu niho umuhungu azareba, kandi hari umuhungu ashaka kureba, kubera ko hari umuhungu atagomba kureba, kuko nahareba hari ikintu kimuri we kibuzamuka. Twese turakizi nk'abagabo, nk'abahungu. Ati ese bo ntibareba, bo ntibagirira. Ngeri kuvuga ku buhungu ntabwo ku bakobwa. Ariko iryo rari niryo dushaka kuvuga ko iryo rari niho Yesu yavuze ati rero ijisho ryawe nubona riri gutuma ugira irari, ijisho niyo ubona riri kugukururira kwira rivanemo ngo ibyiza umubiri wawe wawurinda kureba aho hantu ijisho ryawe riri kureba rigahaguruka. Nta kibazo, nta kibazo. Ariko kuri ijambo riri muri Bibiliya naryo rivuga ati ngo ibigeragezo, Yesu niwe wavuze ati ngo ibigeragezo bizaba byinshi, ibigusa bizaba byinshi. Ariko ngo nyirayabazana niwe ufite ibibazo. Nyirayabazana, abakobwa bambaye ubusa nibo ba nyirayabazana. Ese abahungu bo bambara neza? Nibo ba nyirayabazana. Reka tubaze Florence ko babashinja ko mwambara nabi. Abahungu bo bambara neza? Twambara neza, ariko ntabwo twambara ubusa nk'abakobwa ubusanzwe ukuntu bajya biyambika. Ariko ikintu John ndabona Florence agitekereza. Oya tubwire. Yabaye speechless kuko ibintu byose bari kuvuga it doesn't make any sense to me. Kubera ko nk'uko Patrice ari kuvuga ngo twambara ubusa tugira iki? No, ntabwo twambara ubusa. Ntabwo twajije ko mwambara ubusa. Ariko reka tunemere ko mwambara ubusa. Reka tubyemere ko munambara ubusa. Ariko niba yambaye ubusa abishaka kiraba icyaha. Ko nta hantu muri buri handitse ko kwambara ubusa ari icyaha. Ni icyaha, kwambara ubusa ni icyaha. Ariko kwambara ubusa kuko ubuzi neza yuko kwambara ubusa kwawe uretse ko tubitekereza, uretse ko twe uretse ko tubivuga ko kwambara ubusa ari icyaha. Ubundi kera imyenda itaraza abantu bambaraga ubusa kandi bakabana. Abantu babiri ba mbere bari muri Edeni, Adamu na Eva, bamaze kumenya ko bambaye ubusa, Imana yishe intama ibaremera imyenda. Reka tuvuge tuti kwambara ubusa uyu munsi muvuga ni uwambaye ijipo igera hano munsi y'ibibero, kandi urwo ruhu bambaye bwo iyo ntama yambitse abantu babiri. Ndahamya neza ko akantu yambitse ni akantu nk'akantu ko hejuru gusa,
wenda umudamu yambaye ntabwo tubizi uretse ko tutabizi ntabwo tubizi ntabwo tureba ku bakurambere bacu bambaraga impu nibo bambaraga utuntu tugera aha abagore bakambara utundi hano mu mabere hasigaye bakagera ariko nanone turebe ariko ijambo ryanjye mwari twaye reka tubwire ijambo ryawe nawe tubwire ibyo bintu bavuga ngenda narakara bihurira hehe n'irari ry'abahungu cyangwa bihura hehe no kutiyagira agakiza ubundi reka ngiye mabwire ni ingeso y'umuhungu ni ingeso y'umuhungu nimba umuhungu abona umukobwa yambaye akajipo aha agashibuka ni ingeso ye ni ingeso ye Patrick oya ndeka uretse ariko se Florence reka tukubaza uwo wambara akantu ko gatuma abahungu bahaguruka aba yabigambiriye cyangwa ni uko aba yumva ashaka kwambara hariho abakobwa baba babigambiriye pe kugira ngo bakurure abahungu ariko hakabaho n'abakobwa babyambara kuko bo bibabereye kandi babishaka kandi babikunze siko so ubwo rero babahungu nabo bananiranye bakaza babiruka bakaza birika inyuma y'umukobwa bamureba bashaka no kumurunguruka ahubwo hariya hasi so ubwo rero nshatse kuvuga iyo ni ingeso y'umuhungu ni ingeso aba yarakuranye aho hasi baba bashaka kurunguruka umukobwa ntabwo umuhungu aba azikiriyo nanjye nababaza ko buri muntu wese aba azikiriyo ni ukubera iki iyo n'abano bayobozi b'ibihugu iyo byananiranye kugira ngo bamugereho bamutume umukobwa nuko bazi ko umukobwa nicyo kintu cyoroshye kugira ngo ube wabona uburyo wagera ku ariko twe turi kubera ko imibiri y'abakobwa iteye bitandukanye n'iy'abahungu iy'abakobwa uzarebe Imana avuga ngo ishobora kuguha umugore iyo yifuza ko ukumera kuko umugore afitemo ubushobozi bwo kuba yahindura umugabo ariko kugira ngo umugabo azahindure umugore biragoye ngo hari ibintu bimwe by'Imana yabahaye bituma nyine abagabo imibiri yabo cyane cyane kubera ko nimba noneho tunabinani muzaze muri kamera nzaze nkuremo umupira noneho n'umukobwa nakuremo umupira tuzarebe tuvuge ngo turayipositinze iyo kamera mwebwe mu posting y'umukobwa yapfuye yakuyemo umupira nanjye nakuyemo umupira muzarebe umukobwa yakuyemo umupira na YouTube bwazayibloka kubera icyo zaba yayiblotse kandi ntambaye hejuru n'umukobwa atambaye hejuru ntekereza ko impamvu ishobora kuyibloka cyangwa se wenda iyo umukobwa ikaba yanakurikirwa cyane cyangwa iranayiborotse ni ukubera kuko bashobora gutekereza kubera kuko hari ibice by'umubiri bitemerewe kujya hanze byose ku muntu mu buryo hari ibice by'umubiri burya bashobora gutekereza ngo iyi foto ishobora kuba yafashwe nyirayo bitamuturutse hari kugira ngo wenda bamusabye bashobora kubona wenda niba ari umuntu ufite wenda nta mabere afite kandi ari umukobwa kandi wenda abantu bakunda amabere bakavuga bati uyu muntu bashatse kumusebya kubera kuko amabere n'imyanya y'ibanga ni ibintu ntose ntabakina amafilime ya porunogarafi kandi YouTube ikayemera ntabwo yemera hari ababicuruza ariko babicuruza ahantu babisabira layisensi bakabibemerera bikaba ari n'ubucuruzi bwabyo hano se mu Bubiligi hano mu Bubiligi ntihari iduka ry'abantu bambaye ubusa ujyayo gusa ikintu twibaza nk'abakirisitu nanjye ikibazo ni iki ni ukubera iki ibyo ngibyo muvuga ngo biremewe kandi umuntu yafata ndamutse mfashe ifoto y'umukobwa yambaye ubusa nkayishyira hano ku muhanda tuvuge wenda n'igihugu kikavuga ngo ubu ngubu abakobwa perezida se mwamutera amabuye kubera ko avuze ngo iyi foto igiye ku muhanda ngo biremewe ikibazo twe twibaza hari imyanya y'ibanga nyine iyo myanya y'ibanga rero igomba kuguma ari ibanga muzi ko abantu bayifite ntimubizi ko abantu bayifite hari utabizi ko abantu bayifite hari utabizi nubwo yakambara igunira wayoberwa ko afite imyanya y'ibanga oya noneho ikibazo ibintu biteye n'ubwoba kubera ko
sinzi impamvu turi kujyamo cyane ariko ni ibintu kubera byoroshye kubera ko ni wowe mwavuze muti umugabo ari ukutambara neza ku gitsina gore utambara neza ni ngombwa Mfite akabazo bifite kataragenda. ikibazo. Ikibazo kataragenda. Murambabarira. Mm. Reka mbahe urugero. Mwese mufite mama wanyu twese twarabagize. Mama wanyu afite umwana mutoya. Saba yicaye nka hariya hanze yajya konsa ibere akarikuramo. uwo ni mama ntabwo ari wowe mana Nyine mureke urugero. ni mama ntabwo ari umukobwa utarashatse Mwavuze nanjye mureke mvuge. Right? So mugiye kumbwira ko ni abagabo baca ku muhanda bari kureba ibere rye. Yicaye ku ntebe ari konsa umwana kandi ibere wari konsa biratandukanye n'umuhanda hari ibintu by'Imana yaremye nimba ari ibintu by'Imana yaremye ibi ngibi iravuga ngo ibi ngibi byemerewe no kuba kubera umubyeyi ari konsa nta cyaha aba akoze. reka tuze turebere hamwe imyambarire kwambara ubu se njye nkuyemo ipantaro noneho nkagenda nkanyara hari ntabwo nandi kunyara ariko ntabwo ntacyo bantwara ariko ntabwo bigaragara. Umukobwa wakuyemo ijipo akagenda akicara hari abasore barava mu modoka kuki njye ndabaza umusore ava mu modoka akagenda akihengeka ku giti hariya kugira ngo amurungure akagera gutya kuki umukobwa we atavamo ngo yicare hariya yibohore n'umubiri kari uburenganzira bwe kafite umubiri nk'uko nawe ufite kuki wumva ko we yakanze byumba jewe se ikibazo muragisubiza ariko urimo murajya byumva mutumva yuko umugabo afite impulses nibwo mu kitaro afite intege nke irari muri we n'umukobwa nawe arifite uko ki ugomba none ni umutego ni n'umutego nyine uvuga niwe nyirabantu kuko najya imbere y'umukobwa njyewe ngubwije ukuri umukobwa agenda ukiyambika ubusa imbere y'abakobwa y'abahungu maze bakamufata ku ngufu ni umukobwa cyambere mu bitekerezo bye aba yiyandaritse. Ariko reka tubaze urarinda ujya gufata umuntu w'abandi ku ngufu ubonaniwe kugenga umubiri kuki umugabo kuko we nari kwigenga we afite yambaye ubusa imbere Yembe takabazo. Example y'abakobwa tunyuma. Yembe takabazo kabisa. Nababajije ikibazo murambwira ngo ntabwo mama mushaka ko umukobwa umwana wanyu n'urugero abashaka kugira ngo adacumuza abantu. Nukubera iki mumubwira ati genda wambare wikwize kandi ibyo afite hari hanze yamwanze ko yerekana n'abandi namwe muzika bifite n'abandi bose bazika bifite. Iki mubikora? Oya kwambara urabona kwambara ufite ijambo hari ikibazo bitera abasore ntibabivuga biterwa naho n'ifoto mfite hano buri rwose kintu cyose giterwa naho ibibero by'umukobwa njyewe wenda nta kibazo nagira ariko ngiye ikibazo njyewe nshobora kuba nakigira cyangwa se sinakigira ariko abahungu nyine nabizi namwe rwose ntimujye kure muzi ko abahungu twebwe imibiri yacu reka rero Florence abaze ikibazo ni ukuri reka mbabwire abasore bose bari hanze pe bamenye gukontorora imibiri yabo yaba uretse reka konce mu ijambo mukontorore badi zanyu nimba wananiwe kwihangana rwose uzagenda unayiceho and let the women breathe. Amen. Reka rero Imana riravuga ngo buri muntu wese ye kuba igisitaza cyangwa ikigeragezo cyamugira. Kugira utabitangire ibyo ngibyo. Mureke dukomeze. Buri wese tukibaza tuti aho kugira ngo umukobwa azi neza ko ibyo ari bwambare biri buteze ikibazo abibona ko biri buteze ikibazo mu bo bagiye kuhura cyangwa kugira nareke guteza ikibazo umusore nawe nimba ari kubona ibyo ari kubona hanze aho biri kumuteza ikibazo niyirinde kubihanga amaso. Hari ibintu bibiri abakirisitu bakwiye kwiga bakabimenya. Niba ubona ko
uri umukirisitu hano kuba turi mu ijambo ry'Imana ukabona ko imyenda ugiye kwambara igiye guteza iki ingorane ku bantu mugiyemo nawe ubwawe uri kubona ko biteje iki ikibazo. Ubundi ikibazo kibaho iyo umuntu yambaye ikintu azi neza ko ari ikibazo. Nawe uri umusore hari igihe reka mbabwira hari ahantu nigeze kujya kuvuga ubutumwa noneho bazana umuntu aya makora y'amapantaro nibwo bwa mbere yari acyaduka muri Afurika. Abantu bazi neza ko abantu bayambara ari abantu bakora umurimo wo kwicuruza cyangwa buraya. Amakora buriya ntabwo muri Afurika yari amenyerewe mu minsi ya mbere. Barazana umukobwa ndamusuhuza, nakundaga guhura nawe nkamuganiriza nkamubaza amakuru. Barambaza ati pasiteri uganira n'uyu mukobwa? Ati yewe kaye tuzi ibintu akora. Ndabaza ati akora ibiki? Ati yaricuruza. Ati none se ubundi ndavuga ati wasuwe dushaka se niba mwebwe mubizi ahubwo mukaba mutaramufasha ngo abivemo ni ikibazo gikomeye. Noneho umupasiteri umwe aramuhamagara maze ati wabwoba kuki wambaye gutyo? Ati none kandi nta yindi myenda ngira. Baragira ngo nambare iki? Nambara ubusa? Tubwira pasiteri ati tumuhe amafaranga arajya kugura ibyo wifuza. Ati turamutse se uzi ko wambaye nabi? Ati reka. Ati ntabwo bwa mbere numvishije abantu bambwira ngo nambaye nabi. None ikibazo nibaza iyo umuntu yambaye nabi abasore cyangwa abakobwa niba babona n'umusore wambaye nabi hari uwo murengera ngo mumubaze ati mwene data ko tubona wambaye nabi byagenze bite kuri uno munsi? Impamvu tutababwira ni uko baba babizi ibyo bari gukora. Oya njye ndi kubaza hari uwo murabwira muti umushyire ko ku ruhande bwanjye ariko uzi ko wambaye nabi. Bakubwira ati ibyo birakureba abakobwa turabazi. Ariko nyine ikibazo urugero rwo Florence hari umuntu urigera akubwira ati wambaye nabi? Mama wawe John hari umuntu urigera ubwira ko yambaye nabi? Njye nawe yamubwiye arangira arambwira ati ntabwo uri mama cyangwa ntabwo uri papa rero ngomba kwambara uko nina. Rero muranyumvira urumva yagusubije ko yambaye uko abishaka. Evangelist mu ivugabutumwa hariho umukobwa urakebura ati ndi kubona nyamara ibintu wambaye bidahesha Imana icyubahiro. Waje umukobwa mu rusengero akinjira yambaye mini mu rusengero mwavuga ko umukobwa yiyubashye mu muco wacu oya nk'abakirisitu wabonye umuntu wambaye nabi urareba uravuga ati ariko uyu nguyu abasore bashobora kuhagurutsa irari bagakora ibyamfura mbi mu rusengero ukamwegera ukamubwira ati mushiki wacu ndabona uyu munsi umenya wacitswe. Ati byagenze hari akandi se wamenye ko waje wambaye gutya? nabwiye umuntu w'umuryango. Oya ndavuga mu muryango ni nk'uko wabwira mushiki wawe cyangwa ukabwira abana. Ndavuga uwo mwivugabutumwa bisanzwe aho wajya hose wajya muri Afurika ukabona nk'umuntu wambaye nabi ariko ajya nko gusenga cyangwa ari umunyamasengesho ukamuriye urwara ukamubwira ati ariko uzi ko lisani yacitse. Nabikoze kandi nabwiye abantu benshi muri rusange nabikoze. Ariko ujya ubwiye abantu muri rusange hari uba wambaye gutyo wazi neza kuko abo wavuze watarimo. Abantu bose bazi ko barimo babirimo kubera ko wenda kandi nguhaye urugero rw'uwo twebwe bakekaga kuko abyambara kubera kwicuruza tugasanga ingorane afite ahubwo ari nta yindi myenda agira kandi kuva ngo akiri umwana ni nayo myenda iwabo bamugurira. ntabwo bisaba ibintu byinshi kureba umuntu ushaka gukurura abantu ntabwo bigoye. Twebwe tunakoresha ubwenge bwinshi gushaka bino bintu biroroshye. Ariko satani kiberaho ni uguhuma abantu amaso. Oya sinibyo abakobwa bacu bafite irari nabo bafite irari ryo gushaka nabo bafite irari muri bo mbese ry'uteye n'ubwoba bazi ko bambara nabi buri irari ryinshi ribuze. Ariko se abahungu bo bazi ko bambara neza. Abahungu bo uko bambara kose ntabwo bambara nk'abakobwa ntabwo bagomba gusa. Ni ukuvuga ngo umuhungu uko yakwifata kose biba ari sawa. Umuhungu yambara ipantaro umuhungu akambara n'ishati abakobwa bajya bambara utuntu
yazunga gutyo ukabona ubwambure bwe bwose. Njyewe n'urugero mbakambaho agaciro gatoya, nagiye turi mu birori, hari n'abapasiteri, noneho hari umugabo umwe ufite umugore, umugore we yambaye akajapo nyine kagize, noneho mu gihe umugore yari ari kubyina, sinzi umugore yari ari kubyina, umugore aranyerera aragwa kakajipo kaba karaganya, abagabo bose baravuga ati ako se uyu mugore yaje n'umugabo yambaye nk'uku, bose batashye bari kugenda bavuga ngo uriya mugore. Ni ukubera iki? Ibyo bari babonye ntabwo abagore babo bafite, ntabwo abamama babo bafite, ariko bari babikeneye, kuko abantu badakuze mu myumvire ku buryo hari imyambarire igomba kuranga abakirisitu. Reka tugire dusoze ikiganiro cyacu, wenda tuzongera dushaka umuntu wambara gutyo tumuzana hano mu kiganiro, kubera ko uyu munsi ntawe dufite. Ahubwo umunsi turamufite yabyemere ko yambara amamini. Oya, kwambara mini byo ndatekereza ko kitaraba icyaha. Ni icyaha kubera ko tutarabona ukazungu gutya amatako yose ari hanze. Kuko habuse amatako uyareba aho uyashaka iki. Yereba iki? Ubu ngubu iri tako ntabwo uri kurireba. Ntabwo usikureba. Ntabwo usikureba. Kandi ndi bukoreho. Iri bera ntabwo uri kurireba, ntabwo usikureba. Ntabwo uri kuyareba. Ariko ntabwo none se kandi ikintu uri kuvuga. Ndi gusabye kugenda imbere uzuruke wambaye gutya, wambaye nabi. Reka tuvuge ngo Patrice, ijambo ry'Imana avuga ngo mwebwe mutuma abantu bagwa. Ni Patrice rero Patrice kandi ikibazo abantu nkamwe, abantu batwigisha ati ngibi usanga nabo bagiye kubikora, usanga bino byaragushije, ugasanga umupasiteri arimo aravuga ngo ni ngo biki n'ibiki, kandi mu by'ukuri dufite Patrice waranamuzi karundura mu kuvuga ubutumwa, ubu arashinjwa nawe ko yagajya areba amashuri y'ahandi, kandi agahamagara abantu bambaye bikwije, none we ntabwo yanarebaga abo bakekwa. Buriya n'abariya mubona bambara ibigera ku urakoze hasi ni wowe noneho bo nabo tugomba kujya kuko hari abantu bashobora byibura n'abo ngabo wenda n'abo ngabo bambaye amajipo wadagize hano, abo bageze hasi, abo bageze hasi ku maguru nabo turajya. Ndabizi umuntu wese wageze hasi yarayizamura, ndabizi, ariko ugeze ngaha kwizamura byihuta. Uravuga ngo nawe tugomba kujya tureba. Gusa ikintu cya mbere tugomba kuvuga tuti ese abantu mu kwizera n'agakiza bihura no kwambara, tukabireba, kuko hari n'aho bavuga kwambara ipantaro ku mugore cyane, birahura cyane umukristo no kwambara. Umva nyine babwira, hari n'aho bavuga ngo umukristo wambara ubujipo bugeza ngaho, hari n'aho bavuga ngo kwambara ipantaro ku mugore umuntu bagiye muri gihe no, hari n'abavuga ngo kugira umusatsi nk'uyu nguyu wa Florence ati nabyo ni birakemangwa, ni ibyavuye ikuzimu. Hari n'abavuga kwitera make-up, hari n'aho bavuga kugira ubwanwa ati icyo nacyo ni ikibazo. Tugiye kuzajya tureba ahubwo tureba abantu bakora abantu ntibambare bikwize uko bikwiriye. Ariko nanone natwe tubonye umuntu utambaye uko dushaka, twe kumucira urubanza, ahubwo ikintu cya mbere ikintu cya mbere umva Patrice cya mbere tumusengere, niturangiza tumwegere, nitumara kumwegera tumenye impamvu yambara uko yambara, bitumara kumenya uko yambara, ko ashobora kuba yambara uko kubera ko abona ari byo bigezweho, hari n'ibintu bigezweho. Reka mbabwire, ubu twakuze tuzi ko ababyeyi bacu batubuza kwambara, batubwira ati gutya ni kuwambara. Umuntu umukobwa muzima w'intangarugero yambara gutya, ariko kure ko irari ryuzuye abakobwa ubusambanyi wagira ngo gusambana. Ariko reka tubanze dutandukanye ibintu Patrice, dutandukanye ubusambanyi no kwambara, kuko hari abantu usanga hari abantu yewe nzi, hari abantu nzi ngo bitangirira byose, hari abantu nzi umuntu agize usambanye ukagira amahirwe ukamenya ko ari umusambanyi, biba byiza no kumwigisha no kugira aho uhera. Hari ubikora rero we ntanamenyekane kandi akanabikora cyane akazanabipfana ntihagire umuntu ubimenya.
ariko nanone tugiye kujajinga dugendeye ku myambarire y'abantu wasanga hafi nk'abazungu hafi ya bose ubwo twabita abasambanyi kuko bo iyo myambarire twe tuvuga yacu y'abanyafurika kuvuga ko abazungu aribo bafite bagenda bambaye ubusa umuntu ubikora inuza gahunda ari ukugira ngo arebwe ariko reka turebe nk'abazungu reka turebe nk'abazungu reka tubyoroshye reka tworoshye ibintu njyewe ukuntu mbibona umubiri w'umumama byubahwa na leta n'Imana irawubaha kandi nta mpamvu banavuga ngo umudamu ni mutima w'urugo mu gihe urwo rugo wanyuriye ku mugore wawe urwo rugo rurarwarangira ariko reka tubanze turebe iyo batabona ko umumama atari ingenzi ntabwo bavuga ko ari mutima w'urugo kandi ikintu kitagira umutima kiba cyapfa cyarangiye reka none babaze reka Florence turi gusoza wakwifuza ko umudamu agomba kwambara uko ashaka cyangwa agomba kwambara uko umugabo ashaka yambara uko ashaka yikwiza yambara uko Imana ishaka umugabo we akwiye kwambara uko umugore we ashaka cyangwa agomba kwambara uko ashaka agomba kwambara uko Imana ishaka yambara uko umugabo we ashaka umugore ambara uko Imana ishaka uko wambaye niko Imana ishaka niko Imana ishaka nyine yambara umugabo Florence tubwire wowe urabashinja iki rero dusoza twe bamaze gupfumura umugore yambare uko umugabo ashaka itegeko ry'Imana rivuga ko umugore agomba kuba umugabo ariko ngo Florence tubwire wowe icyo abantu bakwiye kujya birinda ni igiki ejo batazagwa mu muriro utazima bakeka ko batejeje umva ngiye rwose nanarakaye pe kubera ko ibintu byose bari kuvuga byose ni ku bagore ariko bari kwidefanda kugira ngo barebe ko babiri kandi bagira babiri hano ariko ngiye ikintu nkwiye kubabwira ni kimwe rwose imibiri yanyu nimba ibananiye nk'uko pasiteri yabivuze muyijugunye ijisho urikure muri siko kubera ko ngewe ntabwo nakwicara aha ngaha muri kuvuga igitsina gore cyubahe se muyoboye ko ngira mbuze ibyo kuvuga ariko ubu ntabwo yamuretse nawe avuga so rero ikintu ushaka kubabwira n'abari hanze let the women breathe okay yes kubera ko iyo ni abahungu babiri kandi ndi umukobwa umwe hano so of course ntabwo nabadefendinga neza ngo ariko wavuga igitekerezo wavugira abandi bakobwa batanahari abatanahari ni ukuri njye ntabwo mbarenganya mwe mubikora mubishaka mushaka gukurura abasore ni akazi kanyu ntabwo ari byiza babireke ariko mwe mubikora mubikunze nk'uko ngiye kwambara umwenda nk'uko nambaye aka gashati hariho wakabona akavuga ngo gacitse amaboko ngo gacitse iki ariko ndagakunze kandi karanambere kandi nagashima ndanahakunda uri kumva so ubwo rero ngiye rwose abo babikora babishaka ni cyane babireke babicikeho ariko bari ababikora batabishaka ari uko babikunze abo bahungu babareba nibo kibazo ntabwo ari abakobwa kibazo siko abakobwa nibo kibazo Patrice mbabarira abakobwa ijambo ry'Imana rivuga ko ukunda ikintu ariko ari kibi irari ry'ufite tubanza twumve icyo ukunda ijambo ry'Imana umuntu kugenda mu nzira nziza kandi iri mugize mu reka twumve nyine umusozo wa Florence iki nicyo kibazo rero umuntu yikeka amabinga aba yafite nicyo kintu ushaka kuvuga so rero icyo ashatse kuvuga ni iki nimba ari kubigendaho cyane ni uko azi neza ko abikora akunze kureba ubwo nibyo akunda kureba kandi bikanamushiura so rero icyo ashaka kuvuga kano kanya uri no kubyumva nimba uzi neza ko bikubaho please let the women breathe weho ni wowe ukwiye guhinduka ariko ijambo uri kuvuga ni mu cyongereza abantu benshi ni mu cyongereza reka abagore bahumeke imana izatuma muhumeka kabisa nta kibazo ni mureke abagore bahumeke izabatikura niho muzamenya ko ugomba guhumeka nawe izagutikura mureke mutuma kugera mwambaye amabikini imbere y'abantu mureke rero turebe tuvuge tuti
abagabo dufite ibibazo. abasore ubwo murumva ko abagore bagomba twambariye amakarita imbere. nibatureke duhumeke kuko ubu ngubu njye n'aha ngaha bicaye bari gutuma nadahumeka. Mwumve rero. John njyewe nsoza ntabwo wemera ko abagore bahumeka. njyewe nta mugore n'umwe muza guhumeka kandi nta n'umugore n'umwe muza kwambara uko ashaka, ahubwo njyewe amahitamo yanjye icyo nkunda. Tuvuge nimba mbonye umukobwa nkavuga ati umukobwa we mbese imyifatire ntabwo twumvikanye aho ngaho, ariko nyine urabareka bakambara uko bashaka, ahubwo wowe hari umugore uza kukubwira ngo kuki wambaye nabi. erega nanjye maze mbabwire nta mugore wari wambwira ikibazo ni uko ari kubyica kandi babizi. Ibintu ntabwo ari sawa kubera ko babyica babizi kandi ukajya kubona ukabona icyo bari gushyigikira mushyigikira ibyo bintu kubera ko ni nko kuvuga ngo mukajya murashyigikiye ngo umugabo bambara let the women breathe. ko bambaye ariko kose bari kubashinja ko babuza guhumeka. Let the women breathe. ahumeka nabi. mureka tujye tuvuga ukuri mujye mureka tuvuge ukuri ku bukuri kandi ntitukazajya tujya inyuma y'ukuri. nimba ikintu kidakwiriye tuvuge ko kidakwiriye, nimba igikwiriye tuvuge ko gikwiriye. ni nko muri kuvuga ngo gakabuzwa guhumeka. ntabwo twamuje ntabwo ndi kuvuga ngo ndi against nawe, ahubwo njyewe ndi against namwe kubera ko icyo muri kuvuga ngo ikintu ngo kibeho musanga munakirwanya. ni nka kwa kundi banavuga ngo habeho ubutinganyi ariko agaca inyuma akagenda akavuga ngo iki kintu ntabwo cyemewe kandi agakemera muri public. niba umuhakanye ikintu mu gihakane no mu rusengero mugende mwigishe muvuge ngo mureke bambara ikintu. imbere y'uko duhakana ikintu cyangwa tukemeza tubanza tukagira fact, tukareba tukavuga tujye mu ijambo ry'Imana tukareba fact. ubundi tureke kugendera ku marangamutima cyangwa ku muco w'ibihugu byacu cyangwa w'ababyeyi, ahubwo tubanze turebe fact. agaho katagira umuco karacika. turebe tuvuge niba harimo umuntu uvuga ati ngewe mundeke mpumeke, ati umubiri ni uwanjye kandi umubiri ni ntavogerwa, uko naba ndi kose mugomba kundeka ngahumeka. akavuga ati ariko guhumeka kwawe kurakujyana muri gihenomu, ntabwo kurakugeza mu bwami bwo mu ijuru. ibyo rero bigeze aho ngaho turabifata tugahamagara amwe hano kuri bohoka wisanzura itimba umuntu avuga akisanzura. ushaka guhumeka agahumeka ntacurwe ijambo, nawe ushaka kumubuza guhumeka tukakubaza impamvu umubuza guhumeka. kwambara neza. Let the women breathe. ijambo ry'Imana opinion zawe ntabwo ari Imana ngenderaho. ubwo rero uzakora ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana mwambare neza abakobwa bacu ntabwo isa kugenda mwambaye gusa. let the women breathe. no mu bikorwa ntabwo duciye imanza, ahubwo icyo navuga ngo niba tuvuze niba ikintu muvuga reka mureke ikintu kibe, niba muvuze ngo iki kintu ni ukuri ejo mukagenda mukajya inyuma mukavuga ngo iki kintu ntabwo gikwiriye kandi hano mukajya kucyemeza. ukuri kugume ari ukuri kandi agahu katagira umuco karacika. Patrice mureke dusoze ikiganiro cyagoranye kugisoza. reka Patrice asoze. Florence asoze. nashaka kuvuga akantu kamwe kubera icyo abantu bakunda ibintu bavuga ngo ni bibi byo hanze ariko bakabikora bihishe, bagakunda bya bindi noneho birenze bya bindi bareba hanze. reka tuvuge tuti kimwe turimo turavuga tuti ese barabishoboye nawe ijambo ry'Imana n'imanza abantu baca n'imyumvire y'abantu uko abantu babitekereza byuzuzanya bite, bihurira bite, bitandukanya bite? ese icyo nifuza nicyo John yifuza? ese icyo Florence yifuza nicyo Patrice yifuza? ibyo nibyo tugereranya, iyo myumvire tukayihuza itandukanye, Imana yifuza itandukanije tukayizamura imbere y'Imana,
tugasenga imana tukabaza icyo imana tugasoma na bibiliya tukareba icyo imana ivuga muri bibiliya noneho twamara kubona icyo imana ivuga muri bibiliya tukabusoma ijambo rivuga ngo ntugacire mugenzi wawe urubanza kuko imana iri hariya ishinzwe guca imanza ariko imana bati urubanza rukwiriye noneho tugahita tukavuga tuti oya bibiliya irabivuga ko ntabwo guca urubanza rukwiriye bivuga ngo ntugace urubanza ntabwo ari cyo urubanza uri gucira umuntu imana irabinyemerera hari ubwo imana igutumye ngo uze uncire urubanza yasubye none se oya nta muntu ugomba gucira undi urubanza hari imyifatire kamere imyifatire y'abasore ariko twemeranye ko imibiri y'abakobwa irangaza abahungu kurusha imibiri y'abahungu irangaza abakobwa kubera ko imana uko yaturemye dutandukanye kandi igenda ihereza n'abantu ibintu bitandukanye nuko nguko mwumvise ikintu cyo nashorejeho mwumvise ikintu cyo nashorejeho aravuze ati imana yaturemye mu buryo butandukanye kandi ni nako ijambo ry'imana rivuga ati kandi duhereza n'ibyiyumviro bitandukanye ibyiyumviro by'umugabo ntabwo ari byo by'umugore njyewe nambaye ubusa umugore yandeba kwigendera ntagire n'icyo atekereza ariko umugore yambaye ubusa wasanga ntwaye n'imodoka nenda kugomba ariko ibyo ngibyo biri muri ya kamere y'ukuntu umuntu yaremwe ntaho bihuriye no kuba njyewe nagenda nkamuyora nkamufata ku ngufu kuko mubonye hariya mu muhanda yambaye ubusa nkagera nkamuyora ngafata hari leta iramfata ntabwo ndagenda mbwira leta ngo umurere yambaye ubusa n'imana ntabwo nzagenda nyibwira ngo namufashe ku ngufu ko nabonye yambaye ubusa ariko mwemera ko muri bavuga ngo kwifuza ni icyaha cyangwa se tuvuge ngo kugira irari ukareba umukobwa ukavuga ngo uriya mukobwa amufashe ubusambanyi oya hari n'abaza oya hari n'abari kureba hano amakuru ubusambanyi oya hari n'abavuga bati hari nk'umukobwa ushobora kukureba hano kuri kamera kuba atari icyambere za John hari umusore wareba Florence hano kuri kamera batari kumva umukobwa mwiza ati wamuntu hari uwabona umukobwa wabona Patrice ati yaya umusore w'umupasiteri ati namukura hehe ati imana yamumpate ati umuntu w'imana rero abantu tugira izo ntekerezo zitandukanye no mpamvu deba nk'izi zibaho hakabaho impaka zitandukanye ariko ikintu tuba turi gushaka ni ikintu kuvuga ngo bizagenda bite ese birashoboka ngo abantu bazahuze imyumvire ntabwo byakunda nk'uko imana yaremye ikibi n'ikiza mukamuzi ko iki kintu kiribwa birashoboka ngo abantu bazahuze imyumvire oya ntabwo byashoboka ijambo ry'imana ryo riduhuza pana twe kwihuza oya ndavuga twebwe n'ijambo ry'imana birashoboka kugira ngo ijambo ry'imana turyumve kimwe oya yego kubera kuko impamvu bivuga birashoboka cyane itera kandi imana yabwiye Adamu na Eva ati muramenye ntimuzajye kwa kiriya giti mu mwanya inzoka iraza iravuga ati ariko iki giti mujya mukibona kandi imana yari ivuye aho ati iki giti mujya mukireba yego ndabyumva neza ati hagera aho ntimukariyeho irabwiye ati nyine ni ati imana rero abamugije ibi biti byose buri mukagire icyo mukoraho ati oya ati imana icyo yatumujije ni iki mbega imujiji ati iki nicyo kiryoshye kurusha ibindi barafata baratotora wahereza ngo n'umugabo bajya babeshya ngo umugabo ariko bibiri tubwira ko bari bari kumwe ngo aratotora bajya bavuga ngo yashyiriye umugabo ngo ari yarangaye ngo atangiye guhahira urugo ariko bari bari kumwe ari uwo mugabo waremwe mbere wari twakekaga ko afite ubwenge ntiyigeze abwira umugore ati se wa mugore we iri tunda uyoboye kuko bari bujije reka nawe yarasamye arasama nicyo kibereka ko imbaraga z'umudamu afite ku mugabo kuko na satani ubwayo ntabwo ari kunyurira mu mugabo ngo imushobore yanyuriye mu mugore dufite umwanzuro uvuga ikiganiro cyacu ngo umunsi wakuruwe n'amarangamutima cyangwa n'irari ry'umukobwa ariko nyine mwibuke ko ibyo ni byo ariko tera munibuke ko umugore yifite mu bubasha bwinshi mureke dusoze